kubasuhuza ni Mukasi TV, ikiganiro nta kindi ni ukuri kwanjye. Uyu munsi rero ni umunsi wa Saint Valentin. Tugiye kumenya amateka ya Saint Valentin, kubera iki Saint Valentin iba ku itariki 14 z'ukwa kabiri. Amateka rero y'uyu munsi witiriwe Saint Valentin, uyu Saint Valentin ni umupadiri w'umuromani witaga Valentin. Tugiye kumenya neza amateka kugira ngo uyu munsi wo ku itariki 14 z'ukwa kabiri bajye bawitirira mutagatifu Valentin, umunsi w'abakundana. Uyu mupadiri rero yabayeho kubw'umwami Claudius ahagana muri 269 na 273 mbere y'ivuka rya Yesu. Muri icyo gihe tariki ya 14 Gashyantare ari naho umunsi nyine habaho kwizihiza nyine uyu munsi nyine w'abakundanye, habagaho iyi tariki nyine 14 z'ukwa kabiri 14 Gashyantare habagaho umunsi wo kwizihiza w'umwamikazi Juno, bafataga nk'imana y'abagore. Uwo munsi rero abasore ngo barahuraga sinzi n'ubu niba bakabaye n'uburyo ki babikoramo, ariko urumva ko nyine byasize nyine ibintu byiza byo kuba nyine umunsi tuwubaha kandi tukawufata nk'umunsi w'abakundanye. Abasore ngo barahuraga bakandika amazina y'abakobwa bari mu rugero rumwe, noneho izina bazamuye bakaza kuza kujyana n'uwo mukobwa muri ibyo birori by'umwamikazi Juno, imana y'abagore. Cyane ko icyo gihe kitari binemewe yo kuba wenda bahura n'abasore bagahura n'abakobwa, ariko muri icyo gihe byabaga byemewe. Aha rero umwami Claudius yaje guhagarika gushaka bitewe nyine n'intambara yari mu gihugu, noneho abagabo bakajya baba nyine abo kujya mu rugamba bakajya aza kuza guhagarika ibintu nyine byo gushakana. Ariko Padiri Valentin ntabwo yaje kuza kubyemera, yarabirwanyije we n'uwitwaga Marius. Batangira no kujya basezeranya abantu nyine mu ibanga, bakajya basezeranya mu ibanga. Baza kuza kubimenya, umwami Claudius aza kuza gutegeka yuko nyine bamufata bakamufunga. Bamufunze abantu baje kujya bakomeza kujya bamusura, bamujyana indabyo, bamushyira ubutumwa nyine bw'urukundo aho yari ari muri gereza. Haza rero kuza kugira umukobwa waje kuza kumwitaho, ngo wari ufite n'ubumuga bwo kutabona, ubwo yari umucungagereza ariko tubyita, akajya nyine akomeza kumwitaho. Noneho rero muri uko kuza gukomeza kujya amwitaho, akajya amuha nyine izo ndabyo, akajya nyine amwitaho mu buryo nyine kumuha urukundo. Bavuga ko na nyuma yaje kuza kubona mu gihe rero Padiri Valentin yari ategereje kuba azicwa, kuko baje kumukaturira igihano cy'urupfu. Mu gihe yari ategereje rero ko ni ukunyongwa niko babyitaga, ibyibuka neza. Mu gihe yari ategereje rero ko apfa, nibwo ngo habura umunsi umwe nibwo ngo yavuze ngo love from your Valentine. Urumva we yari yarakomeje kujya abona urukundo ruturuka kuri uwo mukobwa w'inshuti ye, nibwo yaje kuza kuvuga ati love from Valentine. Ngahe nguko rero amateka ya mutagatifu Valentin, ko yakomeje guharanira urukundo ko nyine rubaho. Niyo mpamvu usanga akenshi ku munsi nyine uyu munsi witiriwe abakundana hakunda gutangwamo indabyo. Numva ko nawe icyo gihe yari ari muri gereza afunze, hakomeje kujya bamushyira indabyo nk'ikimenyetso cy'urukundo n'ubutumwa. Bivuze ko rero noneho uwo muri kumweho ni kwa kundi nyine muba muri busohoke, ni umunsi nyine wo kugaragariza umuntu ukunda ko
umukunda, ariko aho ngaho ni kuri mutagatifu Valentin cyangwa se nyine nk'abemera Saint Valentin. Mu kiganiro rero ukuri kwanjye tugiye noneho ku nyuma yo kumenya ayo mateka ya mutagatifu Valentin n'impamvu uyu munsi ku itariki 14 z'ukwa kabiri ari umunsi bitirira umunsi w'abakundanye, ugasanga bambaye imituku n'imikara, urabona, ugasanga babihaye agaciro cyane. Dushaka kumenya ni ukubera iki cyangwa se ni ukwiye kuri kwawe, wowe ubyumva ute? Ese koko urukundo rwawe n'uwo mukundana rwakabaye rwagaragara ku munsi w'abakundanye? Ugasanga niba wenda atagusohokanye bibaye big deal, ntabwo wasohokanye kuri Saint Valentin, ntabwo byagenze gute na gute. Ibyo bintu birakwiye cyangwa se urukundo n'ubundi ruhoraho? Abantu rero babyumva gutandukanye, ariko njyewe ndi buvuge uko mbyumva, nawe uzambwira uko ubyumva. Ntabwo njye ku giti cyanjye numva yuko urukundo rwakagaragaye kuri Saint Valentin gusa, ahubwo Saint Valentin yakaje noneho ishimangirwa urukundo nk'uko ari umunsi nyine uba nyine uhari bitewe n'amateka uko twayumvishije. Hari na benshi batari bazi aya mateka, gusa bumvaga ngo ku itariki 14 z'ukwa kabiri habaho umunsi w'abakundanye, akabifata gutyo gusa atazi n'ahantu wenda byaturutse. Ariko noneho uyu munsi bwo noneho murabyumva ko mumenye ahantu byaturutse. Rero numva wakabaye umunsi, kuko nyine ari umunsi uri ku isi hose, wakabaye ari umunsi uza noneho uje gushimangira urukundo rwanyu, mukaboneraho umwanya wo kongera kwibutsanya ko mukundana by'ukuri, ariko atari umunsi wo kuvuga ngo ni umunsi wumva ko nyine ariho hantu hari urukundo, kuko n'ubundi na mbere hose na kare ubusanzwe ukunda uwo murimo wa muri kumwe, ubusanzwe umukunda, ntabwo umukunda ku itariki 14 gusa z'ukwa kabiri ngo birangire. Ubu mukunda n'ubundi mu buzima bwawe bwose, ntabwo nyine aba ari we munsi umukunda gusa. Rero numva rero njye ku giti cyanjye numva urukundo rwakakomeje rukabaho no mu buzima busanzwe, ahubwo wa munsi waza akaba noneho umunsi wo kuba mwabyibutsanya, reka bari ko byita, mwakwibutsanya ko mukundana, ya magambo meza n'undi usanzwe umubwira ukayamubwira. Ntabwo ari umunsi wo sinzi niba ubyumve kimwe n'abantu, ntabwo ari umunsi wa gaspillage, ntabwo ari umunsi wo kugaspilla amafaranga ngo bigende gutya na gutya, ngo wumve ko ari umunsi w'iherezo ry'urukundo rwanyu, kuko na nyuma yaho rurakomeza. Ntabwo rero ngira ngo nsabe abadamu bagenzi banjye cyangwa se abakobwa, ntabwo umunsi niba utahawe ururabyo uyu munsi, kuko ndabizi abakobwa bakunda indabyo cyane, niba utahawe ururabyo ntabwo bivuze yuko ko ataraguhaye, bivuze ngo ntabwo agukunda. Ntabwo urukundo rwe rugaragarira mu ndabyo, ntabwo urukundo rw'umugabo rugaragarira muri gift yo kuri 14 z'ukwa kabiri gusa, n'ejo yayiguha, n'ejo bundi no mu kwa gatatu no mu kwa kane yayiguha. Ntabwo rero ruba rufite kuba rwagaragara iki gihe. Ndabizi hari abantu benshi bashwana bagatandukana kuri uyu munsi, ngo ntabwo yakwitayeho, ngo ntabwo yakweretse urukundo, ngo kuri Saint Valentin ngo ntabwo yasohokanye, ngo ntabwo yakwitayeho ngo guha urukundo uko bikwiriye, kandi wenda nubwo uvuze wenda ko uyu munsi atagusohokanye, uyu munsi niba ari kwa kabiri muri weekend yaragusohokanye, ntabwo bivuze ngo kuba atagusohokanye kuri Saint Valentin ngo yanze kugusohokana ntabwo agukunda, kuko n'ubundi ntabwo ukwiriye gutekereza gutyo. Ntabwo gusohokana bivuze ngo ni rwo rukundo, kumva ko nyine kugusohokana kuri Saint Valentin ari rwo rukundo, ntabwo ari byo. Reka rero twumve yuko urukundo ruhoraho, urukundo rubaho mu matariki yose, ntabwo urukundo rubaho ku itariki 14 z'ukwa kabiri gusa. Kandi nanone uyu munsi rwose mwabana b'abakobwa mwe, uyu munsi byubamo ibirori byinshi. Uyu munsi batwariramo amadaro benshi, kubera ko bawumva nk'aho ari nk'igitangaza, bigatuma bawizihiza mu buryo butari bwo.
kandi ubundi urukundo ruhoraho. Ntabwo uyu munsi ari wo munsi wo kuvuga ngo niwe ngomba kwereka umukunzi wanjye ko mukunda, ngo wumve yuko ari ibintu bya danje, ari ibintu bya tari. Uko ukunda umukunzi wawe iteka n'ubundi ushobora ufite gukomeza kumukunda, ukamwitaho, ukamwereka urukundo umukunda buri munsi, atari kuvuga ngo ni umunsi wo kuri 14 z'ukwa kabiri. None se urwo rukundo ruhari uyu munsi ejo ruzashira? Urukundo rero ruhoraho. Urukundo ntabwo rugira umunsi, urukundo ntabwo rugira itariki, urukundo ntabwo rugira igihe rugomba kugaragariraho. Urukundo ni urwa buri munsi, urukundo ni urwa buri kwezi, urukundo ni urwa buri mwaka. Uba ufite gukomeza kugaragaza urukundo ufitiye umuntu, ukamwitaho uko ushobojwe, atari ngombwa kuvuga ngo ntegereje itariki 14 z'ukwa kabiri. Reka mbashimire. Ikiganiro nta kindi ni ukuri kwanjye, ni Nono Plus TV, nakagaruka. Ciao.